Haleluya, haleluya, Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe mwene data, nshuti yanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye z'umwihariko, Yesu Kristo nashimwe. Iki gitondo tunejejwe n'Imana yacu mu mitima yacu, izinze ijoro rizinguye amanywa, iravuze ngo humeka urahumetse. Imana ishimwe. Rero turacyari muri teme yacu iki cyumweru, turavuga ngo ni Imana idakoze isoni, bikadutera kugaruka gushima Imana yahatubereye uyu mwaka wose. Imana nishimwe. Unyemerere wongere ukusanye iby'Imana yakoze, ushima Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyukiye imbere y'Imana yacu, dushima Imana ibyo yakoze, ibyo imaze gukora kuva mu kwezi kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 11. Ni ibintu byinshi yakoze, wowe ubwawe ubikusanyije, ukongera ukandika, wasanga ari byinshi cyane Imana yagiye ikora umunota ku munota, umunsi ku munsi. Nyemerera twihute cyane dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi ibice 44. Turasoma umurongo wa mbere, dusimbuke tugere kuri 5, dusoreze ku murongo wa 8 twihuse. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma umurongo wa mbere handitse ngo Mana twiyumviye n'amatwi yacu, ba sogokuruza batubwiye imirimo wakoze mu gihe cyabo, mu gihe cya kera. Imana ishimwe. Nawe hari ibyo wumvise Imana yakoreye inshuti zawe, hari ibyo wumvise Imana yakoreye abantu batandukanye, hari ubuhamya uzi Imana yagiye ikorera abantu ibitangaza, ariko nawe hari ibyo uzi ku buzima bwawe, hari ibyo uzi Imana yakoze bitari ubuhamya bw'abandi. Ariko ahangaha Dawidi we ari kuvuga uburyo Imana yabashishije ba sogokuruza babo igihe bavaga mu Egiputa bambuka inyanja. Ari kuvuga bagenda bafata ibihugu, uburyo ukuboko kw'Imana yabo kwabanye nabo. Niyo mpamvu ari kuvuga ngo Mana twariyumviye n'amatwi yacu, ba sogokuruza batubwiye imirimo wakoze mu gihe cyabo. Nawe hari abakubwiye iby'Imana yabakoreye ku buzima bwabo. Ibyo rero ni ubuhamya bujya butera abantu gukunda Imana, ni ubuhamya bujya butera abantu kwiringira Imana. Niyo mpamvu nawe nimba hari ikintu cy'igitsikamiramumutima Imana yagukoreye, ni byiza kubwira abana bawe uburyo ki Imana yagutabaye. Ni byiza kubwira abana bawe uburyo Imana yagukijije amaboko y'ababisha bawe. Ni byiza kubwira abana bawe uburyo ki Imana yabarengeye, umuryango wanyu yawurengeye. Ni byiza burya no kwicara ukaganiriza abana, ukababwira ukuntu Imana ari nziza, ukababwira ukuntu Imana ikora ibikomeye, ukababwira ukuntu Imana ikora ibitangaza. Abana bakura bafite kwizera Imana. Rero urumva ko Dawidi akizirikana ibyo abasekuruza babo bagiye babwira abana babo, kandi iryo ni ryo sezerano Imana yari yarabasezeranije. Irababwira ngo igihe abana banyu bazaba baza ngo Imana yabavanye gute mu Egiputa, ni gute yabambukije inyanja, Imana irababwira ngo muzabereke amabuye 12 mwambukanye muvanye muri Yorodani. Ibabwira uburyo ki bazajya bereka abana babo ibihamya by'imbaraga z'amaboko y'Imana. Imana nishimwe cyane. Rero nawe ufite umurimo, ufite inshingano zo kujya uhamiriza abana bawe Imana, wa mubyeyi we, ukabereka ukuntu Imana ikomeye, ukabereka ukuntu Imana ari nziza, ukabereka ukuntu Imana ari inyembaraga. Dusomye ku murongo wa 5, Dawidi aravuze ngo Mana ni wowe mwami wanjye, tegekera aba Yakobo agakiza. Ni wowe uzaduha gutsinda ababisha bacu, izina ryawe niryo rizaduha kuribata abaduhagurukiye. Imana nishimwe. Ikora mu bumana bwayo, izina ryayo ryonyine rikubashisha kuribata abaguhagurukira. Imana nishimwe cyane. Hanyuma 7 arakomeje aravuga ati kuko ntaziringira umuheto wanjye, kandi inkota yanjye atari yo izankiza. Imana nishimwe.
ntago ari imbaraga ze, ntago ari ibikoresho, ntago ari amafaranga, ntago ari ikintu icyo ari cyo cyose gikomeye cyamukiza uretse izina ry'Imana yacu niryo rikiza neza. Ahubwo ni wowe wadukijije ababisha bacu. Yongeye kugaruka cya gihe aravuga ngo ni wowe wadukijije ababisha bacu. Imana nayo niyo yagukijije ubwa burwayi, niyo yagukijije imigambi y'ababisha bawe wowe turi kumwe muri iki gitondo. Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi abivuze neza ngo ahubwo ni wowe wadukijije ababisha bacu. Ntago yirasa inkota, ntago yirasa imbaraga, ntago yirasa ikintu na kimwe. Aravuze ngo ahubwo ni wowe wadukijije ababisha bacu, wakojeje isoni abatwanga. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe muri iki gitondo hari uburyo Imana yakojeje isoni abanzi bawe. Hari uburyo Imana yakojeje isoni abagucuriraga imigambi mibisha. Hari uburyo Imana yakojeje isoni abashyizeho akadomo bakavuga ngo birarangiye. Hari uburyo Imana yakojeje isoni abakugambiriyeho ibibi. Hari uburyo Imana yakojeje isoni abakuneguriye mu rwihisho. Ariko Imana ishimwe, haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Dawidi abivuze neza, aravuze ngo wakojeje isoni abatwanga. Imana ishimwe. Uyu mwaka ndahamanya n'umutima wawe wowe turi kumwe muri uyu mwanya. Imana nawe urabizi ko yakojeje isoni abakwanga. Nawe urabizi ko Imana yabakojeje isoni kuri ya tariki wabyayeho, wari umaze igihe kirekire utegereje urubyaro. Ya tariki burya Imana yabakojeje isoni. Ya tariki wambayeho ikanzu yera ugakora ubukwe, burya ya tariki yabakojeje isoni. Haleluya. Ya tariki winjiye mu biro ukicara muri biro, burya Imana yabakojeje isoni utekereje aho uvuka n'aho uturuka ko ntawe ari bukurengere ngo ahakugeze. Ya tariki Imana yabakojeje isoni. Imana ihabwa icyubahiro. Turacyavuga ngo garuka ushima Imana ku by'Imana yagukoreye muri uyu mwaka. Garuka ushima Imana, garuka ushima Imana uyihereze icyubahiro. Imana yakojeje isoni ababisha bawe. Imana yakojeje isoni abakwanga. Imana yakojeje isoni abagucukuriye ibyobo. Imana yakojeje isoni abashyizeho akadomo bakavuga ngo ibyo bakoze barabirangije, ahawe habayeho kwibagirana, ariko wababanyeho sha. Imana ishimwe, uracyariho, uracyavuga gukomera kw'Imana. Nawe uracyuzuye amashimwe. Imana ishimwe. Dufite Imana idakoze isoni. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Garuka ushima Imana. Nukorwe ku mutima, kuko korwa ku mutima n'icyo Imana yakoze. Korwa ku mutima ko Imana yakojeje isoni abakwanga, abakwangaga, abakugiriye, abagucuriye imigambi mibi, abakugiriye ishyari. Imana yabakojeje isoni. Imana ishimwe. Kusanya iby'Imana yakoze, bikusanye, ukorwe ku mutima, utegura ishimwe. Satani ntagakomeze kugutsikamira iyo ngiyo ngo akubwire ngo urajya ushima kandi na kiriya ataragikora. Ngwino ubanza ushima Imana aho igejeje ikora. Ngwino ubanza ushima Imana ku byo yakoze. Garuka ushima Imana. Garuka ushima Imana, urambura amaboko yawe, uhigura imihigo yose wahize. Garuka ushima Imana, ufashe imfubyi n'abapfakazi. Garuka ushima Imana, ugaburira abashonje abakene. Garuka ushima Imana, wowe ufite ku rufaranga, ufata umwana umwe wo mu muryango ukennye, umwipevera uvuge ngo jyewe sacrifice ze ndazitanze. Garuka ushima Imana. Garuka ushima Imana, ukora ikintu nawe uzajya uvuga uti iki ndagikoze kubw'Imana nanjye yangiriye neza. Dufite imiryango itandukanye, haba mu miryango yanyu aho uvuka, haba no mu butazi. Ufite ahantu wowe Imana yagiriye neza ahaye amafaranga. Wafata umwana w'umukene ukagenda ukamwishyurira ishuri, ukamutangira sacrifice. Ibigo by'amashuri biratandukanye, wenda wavuga uti birahenze, ariko hari école primaire asanzwe haba harimo abana no kurya biba bitoroshye, kwishyura ishuri, kubona udukoresho tw'ishuri, utwambaro tw'ishuri. Wowe ushobora no kujyayo witembereye ugacuzinga ikigo runaka
ukagenda ukajyayo ukirebera muvoma z'abana, wowe utagenda ku kigo ukareba ukuntu abana babayeho, warangiza ukidantifiya umwana, warangiza kumenya imibereho y'uwo mwana, ukavuga ngo uyu mwana mugize uwanjye, ukamwishyurira sikrufizi, ukamuzamura. Icyo ni igikorwa cyiza cyane kitazibagirana mu mateka y'umuryango w'uwo mwana, kitazanibagirana kuri uwo mwana, cyane cyane ko uba ubikoze udakenereye ibihembo, ukavuga ngo genda mwishyuriye uyu mwana agende yige, aba ku ishuri, arya ku ishuri, amererwe neza. Imana ibaha umugisha. Ndakwingingira ngo ugaruke ushima Imana, urambure ukuboko kwawe ushima Imana. Shalom shalom, muhahe muronyi.